mwaramutse neza mwiriwe neza nk'uko mubibona turi gutegura ahantu hazabera amashusho y'igisigo Urweze. Turi gutunganya aho azabera, turi ku munsi wa mbere mu gihe biteganyijwe ko kuhatunganya bizamara iminsi igera muri 4 kugira ngo amashusho abashe gufatwa. Murabona abasore rwose bari kuhakora neza cyane, nanjye ubwanjye mfite amatsiko y'ukuntu hazaba hameze. Kuza reba nanjye uko bizaba bimeze ku munsi wo gufata amashusho, uko iyi nzu yacu izaba igaragara n'uko izaba imeze. Murakoze cyane, reka dukomeze akazi. Umunsi ugeze kure cyane, murabona ko inzu yamaze kugaragara neza cyane. Gashyiraho fasta kano kabona noneho uko yitotombara hejuru ukoresha gatatu n'ukuntu kaza gutonda umurongo no kukizoza ubu naguceka bikamenyekana maze hari icyo uzarinda ibeshya kizoza ubu naguceka wagira ute ibyo niyo gusa ko ubu ngoro umurimo wanjye ngaho sibeshya ngore ndavuze ngo nawe sasa mfite ingoki 10 nawe ukagira sasa cyangwa ubyibure tuguru tumeze nk'imbago
ndakuzuye nguhesheje ubuzima nguhaye ibiryo urariye umeze ikibuno n'amabere. Ready? Tujya gutangira noneho. naguceka n'uyisanaye urabibeshye umugore ese ibeshye Cut. Posing gutyo umeze gutyo hagarara gutyo. Umutwe muvana ngo cyane. Cyo. Ko ndi kureba gusa. Wowe ugerageza ukoreshe akano kaboko kano. Akano karafutse Nago kakwica mu. simuvanye ejo navuze kwibeshye Umva ugeze inyuma gakeya. Burya amaboko yawe akakoze kumugeza nyina. Uko ndaza kubona nyine kumutunga mu turebe. ibeshye Ya.